iyo ufunguye ipaki y'ububwa habamo iki? Harimo ubunebwe, harimo ubugwari, mimbere harimo gucika intege. Reka mbabaze rwose, umusore umwe ngo yakubenze ngo ugiye kwiyahura gute se? Kwa muganga iyo umuriro ubuze, kwa muganga abantu barimo kuvuka bacana moteri, abakobwa n'abahungu bakagira gute? Bakavuka. Wiyahura gute ngo umuntu yaguteye indobo? Umva reka nkubwire, niyo yaba ari itanke njyewe nta kintu byambwira. Ni ububwa, cyo ni ububwa. Mwipaki y'ububwa harimo ikintu cyitwa kwireba mu ndorerwamo ugacika intege. Umukobwa akireba mu ndorerwamo akabona ntafite isura ikeye nk'iy'abandi bakobwa, yarangiza agatavuga ati simbizi ko nzabona n'umugabo. Ubwo ni ububwa. Ubwirwa n'iki se? Ninde wakubwiye se ko abakobwa bose beza aribo bashakwa n'abakire? Oya, ububwa ni ukureba iwanyu urwego bariho ugahita uvuga uti ubwo byananiye papa bikananira bene wacu bose na bakuru banjye bikanabananira, njyewe ntago nzagira gute? Nzabishobora. Ubwo ni ububwa. Ariko Bibiliya ivuga iki? Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 8. Ariko ubutwari buragwira pe. Uzi kubona umuntu yamanuye ipantaro iri ku kibuno ifashwe n'igikwasi kifatanyije n'ikariso. Ariko yarangiza ugasanga arimo araganira n'umukobwa arimo kumubwira wowe nyemera nzakuzamura mu ntera, nzakuzamura mu bitekerezo, wabanje ukazamura ipantaro. Banza uzamura ipantaro. Banza uzamura ipantaro. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe. Mu buzima bwawe iyo ufite mu bubwa, ibintu bipfuye ubyita ibintu bikomeye. Hano hari abantu udashobora guhamagara ngo bajye muri korari akakubwira ati byantera isoni ntago nabibasha. Ariko wamuhamagara ukamubwira uti wowe rero tugiye gukina sene hano wigize imbobo, akaba yowe. Abantu bakaza gusohoka ambwira ati wakinnye rori gukwiriye uri imbobo. Ariko kubera iki ari we babona ubereye kuba shitani? Simbizi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka nongere mbashimire cyane, mbasabe mu mpera amashyi korari maze kuririmba, baririmbye neza pe. Murakoze cyane, murakoze. Yego, abari kubanga bw'ibyuma nabo mu bampera amashyi bampaye mikrofone nziza. Muri uyu mugoroba ndanezerewe cyane, nejejwe n'uburyo nubwo mwiriwe muri kondisiyo zibagoye ariko mwemeye tugahurira hano kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Abakobwa ndabizi yuko ari ibyo mwari mugiye kujyamo mukaba mwigomwe, Imana ibaha umugisha. Muri uyu mwanya dutangiranye amateraniro tuzamarana icyumweru. Hari ibintu bitatu mbasaba. Ikintu cya mbere ni ukunsengera nawe ukisengera kugira ngo Imana izaduhe imbaraga tubashe kumva ijwi ryayo rivugira mu ijambo ryayo. Icya kabiri, ndagusaba kugira ngo uzabe ufite aho wandika, kubera yuko ahamagaze aya ni amahirwe Imana igenera buri muntu wese. Muri aya materaniro nk'aya ufite amahirwe yuko ibyo wiga Imana izaguhindura umwigisha wabyo. Icya gatatu, muri iri teraniro uzagerageze umutima wawe uwucishe bugufi.
kuko muri iri teraniro abamarayika b'Imana baba bagendagendamo bareba umuntu ufite ikiganza kirambuye ushaka ko Imana imupfumbatisha. Muri aya materaniro Imana ishobora kugupfumbatisha ubuzima bushyashya, Imana ishobora kugupfumbatisha ubwenge, Imana ishobora kugupfumbatisha kurama, Imana ishobora kugupfumbatisha amakenga. Nta kintu Imana itatanga, kandi ibyo bintu Imana izagenda ibitanga bitewe nuko ibyayo wabihaye agaciro. Uzirinde Satani uzakurangaza, kandi buri munsi ujye uza hano wasabye Imana, ufite icyifuzo kimwe usaba Imana ngo iguheremo igisubizo. Imana izabidufashemo mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Uhoraho Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Twebwe ubuzima busanzwe twahujwe n'amasomo yo mu isi, ariko mu buryo budasanzwe muri iki cyumweru tugiye guhuzwa n'amasomo y'ijuru. Ugiye kutubera umwarimu, tukubera abigishwa. Ugiye kutubera Imana, tukubera abana. Ugiye kutubera amaso, tukubere abana. Kandi ugiye kutubera ubushishozi, tukubera abagukurikira, kuko ariho ureba kure. Twishize mu bwishingizi bwawe ngo iki cyumweru tuzabane nawe. Aba bana b'abasore b'urubyiruko uzabane nabo. Ufite umugongo mwiza, abo wahetse bose wabagejeje iyo wabajyanye. Ngwino natwe duheke. Ibiduhiga ni byinshi, ariko uri Imana idupfumbatiye byinshi bifite agaciro. Utuye kwibagirwa ibiri inyuma, dusingire ibiri imbere, kandi umwuka wera azaduhe kuryoherwa n'ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ntukemerere ububwa kuryamira ubutwari. Ntukemerere iki? Ububwa kuryamira iki? Ubutwari. Bwira mugenzi wawe mwicaranye umubwire uti ntukajye ubyemera rwose. Uyu mwanya rero ndaza kwifatanya na korali yaririmbye. Ububwa ni iki? Ndi kumwe n'umuhungu, ndi kumwe n'umukobwa. Mwe muri abanyeshuri banjye mwegere hino, mwebwe babiri. Ubundi iyo bavuze ububwa ni iki? Hari igihe ujya kumva nk'umukobwa abwiye umuhungu ngo ntukajye unzanaho ibintu by'ububwa. Ubundi ububwa ni iki? Turi burebe na Bibiliya yivuga iki ku bubwa? Mutere intambwe muzi. Babamere mikrofone. Abatekinisiye bari hehe? Yego. Akirakoresha barimo baratinda. Ububwa ni iki? No gukora igikorwa cy'ubugwari. Mumuha amashyi menshi cyane. Ububwa ni ugukora igikorwa cy'ubugwari. Ubundi navuga ngo ububwa ni ugukora ibintu bidasa n'ukuza. Sikona ukabona umuntu yambaye ikoti nk'uku nambaye, wajya kubona ukabona arimo arakora ibintu by'ububwa, arimo arahekenya ibintu by'ibisambusa ku muhanda. Cyo kubona ukabona umuntu w'umusaza nkanjye arimo aratereta akana k'agakobwa gato kiga muri siniya 2, wewe tubona ari ububwa rwose. Hari n'ibindi bintu byinshi. Ubundi iyo ukora ibintu bidasa nawe nabyo biba ari ububwa. Mushiki wanjye, ubundi ububwa ni iki mu buzima? Umuntu aramutse avuga atari kuriya muntu ashyiramo ububwa bwinshi, yaba ashatse kuvuga iki? Ngiye mbyumva ububwa aba ari nk'igihe umuntu akora ikintu kidasa n'ukuntu angana cyangwa n'imyaka arimo, kitamukwiriye mbese. Amashyi menshi cyane. Ububwa muri package yitwa ububwa, iyo ufunguye ipaki y'ububwa habamo iki? Harimo ubunebwe, harimo ubugwari, mimbere harimo gucika intege. Reka mbabaze rwose, umusore umwe ngo yakubenze ngo ugiye kwiyahura gute se? Kwa muganga iyo umuriro ubuze, kwa muganga abantu barimo kuvuka bacana moteri, abakobwa n'abahungu bakagira gute? Bakavuka. Wiyahura gute ngo umuntu yaguteye indobo? Umva reka nkubwire, niyo yaba ari itanke njyewe nta kintu byambwira. Ni ububwa. Cyo ni ububwa. Mwipaki y'ububwa
harimo ikintu cyitwa kwireba mu ndorerwamo ugacika intege. Umukobwa akireba mu ndorerwamo akabona ntafite isura ikeye nk'iy'abandi bakobwa, yarangiza agahita avuga ati simbizi ko nzabona n'umugabo. Ubwo ni ububwa. Ubwirwa n'iki se? Ninde wakubwiye se ko abakobwa bose beza aribo bashakwa n'abakire? Oya, ububwa ni ukureba iwanyu urwego bariho ugahita uvuga uti ubwo byananiye papa bikananira bene wacu bose na bakuru banjye bikanabananira, njyewe ntago nzagira gute, nzabishobora. Ubwo ni ububwa. Ariko Bibiliya ivuga iki? Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 8. Umugabo umwe, umwami witwa Beni-Hadad, yaricaye areba mu basirikare be bari bakiri bato. Abona umusirikare mwiza usa neza, bigaragara yuko afite imbaraga, usanzwe ari indwanyi. Arangije aramubwira ngo wowe va mu bandi basirikare ubikegera cyanjye cya hafi. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, buriya ububwa butuma amahirwe wagize aho wageze heza uhikura. Uyu mwami rero igihe kiragera aza kurwara. Umurongo wa 7, abafite Bibiliya tujyane. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Beni-Hadadi umwami w'i Siriya yararwaye. Baramubwira bati wa muntu w'Imana araje. Umwami abwira Hazayeli ati jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana umubarize mu Uwiteka uti mbese aho azakira iyi ndwara. Uyu mwami yararwaye, yumva amakuru y'ubuzima bwe bw'ahazaza, yayabaza Elisa umuntu w'Imana. Ariko uyu munsi wa none ubuzima bw'ahazaza abantu babubaza abapfumu, abantu bajya kuri internet, hari amagames atandukanye ngo yerekane uko umuntu azaba ameze. Ubu haje ibyo bita artificial intelligence, usigaye ushyiramo isaha uryamira, ibiro upima, ibiryo ukunda, ugashyiramo amagambo, inshuro ukora siporo niba utazikora, ese ujya gusenga ntujyayo, ibintu ukunda, umuntu ukunda, ubuzima bwawe byose ukabijugunyamo. AI yarangiza igahita ikubwira ngo uzapfira imyaka 30, uzicwa n'iki. Ahazaza barimo barahashakira muri artificial intelligence. Kandi artificial intelligence nta bundi bwenge budasanzwe. Iyo ufite input data mbi, n'ahazaza haba hagomba kuba habi. Kubw'ibyo rero gupfa kwanyu n'ahazaza hanyu ntago mukeneye AI, ntago mukeneye artificial intelligence. Kubera iki? Wowe niba uzi kunywa itabi, ukaba unywa urumogi, ukaba witera ibyuma. Kwitera ibyuma murabyumva? Kwitera ibyuma niba bya biboro by'ibiyoga banywa tuno tugura 800 twaducupa. Hari n'abanyeshuri nabonye batunywa. Niba witera icyuma ukaba utinda kuryama ukarara mu kabyiniro, bwacya ukacya iminwa yumye, ugahita ukomerezaho kujya kuvumba, ugakubita weekend yose iminsi 3, ubuzima bwawe gusenga byaranze, ahazaza hawe nta gukiga wararihagaritse ishuri. Ubundi ubwo AI irakenewe, uzapfa nta kabuza. Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Uyu mugabo yararwaye, atuma umugaragu we ngo jya kumbariza, niba iyi ndwara ndwaye nzakira. Yohereza wa musore, wa mugabo yabonaga mwiza, wa musirikare yabonaga ufite icyizere. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu kibabaje, uko tureba abantu inyuma ntabwo ariko mo imbere bagize gute basa. Nshatse kuvuga ko abantu basa neza hano ubwo ari babi mu mutima? Oya, ntabwo ari byo mvuze. Ariko nanone Bibiliya yarabivuze. Bibiliya yavuze ko umugore w'uburanga bwiza utagira umutima Imana ikoreramo ameze nk'impeta y'izahabu bakwikiye mu izuru ry'ingurube. Niko Bibiliya ivuga. Bivuze ngo rero kuba mwiza inyuma ukaba na mwiza imbere ni igikorwa Imana ifashamo umuntu. Umurongo wa 9, nuko Hazayeli ajya kumusanganira Elisa ajyanye n'amaturo y'ikintu cyose cyo muri Damasiko. Byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye.
icyo nashaka kubabwira, uyu mwami yohereje ibintu byose byiza kugira ngo amenye amakuru y'ahazaza he. Wowe ni ibiki ujya wemera gutanga kugira ngo umenye ahazaza hawe? Uyu munsi nagira ngo umbwire ngo gerageza utange umwanya wawe kugira ngo umenye ahazaza hawe uko hazaba hameze. Gabanya akajagari. Elisa bahuye, ahagarara imbere ye aramubwira ati, umwana wawe Benihadadi umwami w'i Siriya kuntumyeho ngo mbese aho azakiriye indwara. Umurongo wa 10, Elisa aramusubiza ati, genda umubwire uti gukira ko uzakira, ariko rero Uwiteka nyeretse ko uzapfa. Iki gisubizo cyari kirimo amakorosi. 11, maze Elisa aramutumbira areba wa mugabo umwami yohereje. Umwami yohereje umuntu azi ko ari mwiza, arabona ari umuntu ufite ahazaza heza, urebeye inyuma ni umuntu ufatika, umusirikare mu bandi, umuntu b'ibwami, umuntu wakwita inshuti magara. Elisa yitegereza uwo muntu, amureba ijisho, aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe, yagize ikimwaro. Kambabwire, buriya hari igihe umuntu akureba uri umunyamanyanga, ufite ibintu wahishe mu mutima, akakureba ugatangira ukareba hasi, ukareba hirya. Iri jisho Elisa yarebye uyu mugabo rishushanya ijisho ku munsi usoza amateka y'isi Kristo azareba abanyabyaha. Bazahuza amaso, abanyabyaha bavuge ngo ninde waduhisha amaso yiyicaye kuri iriya ntebe. Umuntu utarigeze ashakisha Imana mu buzima bwe bwa buri munsi ngo arebe mu maso ha Yesu, azinduke mu gitondo yifuze guhinduka nk'uko Imana imusaba, ngo arebe mu maso y'Imana amenye urukundo Imana imukunda, azashaka kureba mu maso hayo bitari bukunde. Elisa yatumbiriye uyu muntu wagaragaraga neza inyuma, ariko mo imbere yarashize ari umunyamanyanga. Elisa arangije, uyu mugabo agira ipfunwe, uwo muntu w'Imana ari we Elisa ahera ko ararira. Imana yafashe Elisa iramubwira ngo komeza umurebe. Elisa akomeza kureba uyu musore, uyu mugabo mu maso. Akomeje kumureba, Imana ikingura mu maso, Elisa areba mu bitekerezo. Imana ikingura ibitekerezo, ikingura ahazaza. Elisa areba ahazaza h'uwo musore, abantu barimo kwishimira n'umwami arimo kwishimira. Elisa arebye ahazaza h'uyu musore abona hateye ikimwaro, hateye agahinda. Elisa ararira. Hano hari abantu Yesu yitegereza akareba imbaraga ababyeyi banyu babataho, imbaraga famiye zanyu zibataho, imbaraga ikigo kibataho, imbaraga igihugu kibataho, n'imbaraga ijuru ribataho. Ariko Imana yareba ahazaza, Yesu yareba ahazaza. Yohana 11:36, Yesu agira gute? Ararira. Ibintu ni bibiri, njyewe iyo tuganira nkureba mu maso bikarangira, ariko mu ijuru hari Imana ireba umutima, ikarenga umutima, ikareba n'ahazaza. Elisa ararira. Wa muntu witwa Hazayeli bari bahagararanye, arangije aramubwira ati, databuja urarizwa n'iki? Elisa aramusubiza ati, ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisiraheli, mbabajwe n'ibintu uzakorera umuryango w'Imana. Ndebye ahazaza hawe mbona ntago hasobanutse. Hano hari abantu Satani arimo gutegura kuzavamo indaya, hari abo Satani arimo gutegura kuzavamo abasinzi kabuhariwe, hari abarimo gutegura kuzaba abagome. Ariko Imana ishimwe, hano hari abantu bazahoza Imana amarira. Ayo ni amahitamo buri muntu wese afite. Imana ibaho umugisha abakomye amashyi. Icyifuzo cyiza wifuza ku Mana
ni nacyo Imana iguha. Iyaba ku rusengero habaga abantu bafite umwuka w'Imana, uretse ko Imana yatugiriye neza, umuntu agiye ajya guhagarara hano imbere, abizera bose bakamureba nk'uko Elisa yarebye uyu muntu, bakareba mu mutima, umutima bakawurenga bakareba hazaza. Hari igihe wazaza ujya kubwiriza ugasigara n'intebe zonyine, hari igihe wazaza ujya kuririmba ugasanga, reka gira ikintu mbabwira, ahazaza h'umuntu hashobora kuriza Imana kandi hataraza. Ahazaza hawe hateye impungenge ijuru. Ako wibaze, niba umuntu ku myaka ye 15 igihugu kimwemerera gukoresha ngo imiti ngo yo kuringaniza urubyaro, uraruringaniza se urarufite? Ubwo murambwira ngo muzagira imyaka 45 mumeze gute? Siko muzaba mugifite mu nda hazima. Umuntu arimo aratangira gukuramo inda afite imyaka 16, azajya gushaka umugabo afite imyaka 28, mu nda hagishobora kuba hafata inda. Cyo nagira mbabwire ngiki, isi igiye kubasapotinga kugira ngo muzasoze nabi. Ndakwinginze uyu munsi, shaka uburyo ibyawe bya nyuma bitazaba bibi. Elisa amaze kubwira uyu musore gutya, arangije aramubwira ati, ibihome by'Abisiraheli uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato, uzaza ufata abagore babo batwite ubafomose inda. Ariko urebye ukuntu yagendaga atuje, umwami yaramwizeye nk'umuntu mwiza. Uyu muntu arangije arababara aravuga ati, burya ndi mubi bigeze aho ngaho, uyu muntu abimenye gute? Iyi Imana ishaka kugukiza irabanza ikakwereka ububi bwawe, ariko ububi bwawe iyo umaze kubumenya, ntukurikirane imibereho yawe ngo uyegurire Imana. Ibintu bibi ijambo ry'Imana ryaguhanuyeho biba bizagira gute? Bizagusohoreraho. Aho kugira ngo apfukame abwire umuntu w'Imana ati, mbabarira unsengera ibyo bintu bitazambaho, nsabira Imana impindurira amateka, niba ari ubwo bubi ari ukomeze. Hazayeli ari we wari uhagaze imbere ya Elisa aravuga ati, nkanje umugaragu wawe ndiki cyo kuba nakora ibikomeye bityo? Abafite Bibiliya, ko ndiki? Ko ndimbwa. Ububwa ni bubi cyane. Aratinyutse abyeruriye umwami, njyewe ndi muntu ki? Nkanjye umugaragu wawe ndiki kuba nakora ibikomeye bene ibyo? Ko ndimbwa. Gukubita abana ku kibambasi, ubwo ibyo ni ibintu bikomeye? Iyo ni imihigo. Gufata abagore batwite ukabakuramo inda, iyo ni imihigo. N'ubu hano hicaye abantu bafite imigambi mibi kandi baba bashaka kuyikomerwa amashyi. I Butare kera umuntu yarahize akazaza abona abandi baramenyekana, we ntamenyekana. Umuntu aramubwira ati, nuva hano utamenyekanye nidusohoka ishuri ntuzabona akazi, shaka ukuntu umenyekana. Asanga nta korari abamo, ntasenga, ntaba mu itorero ribyina, ntakina komedi, ashaka ikintu ashoboye arakibura. Ngo yaragiye ajya hafi y'igitanke cyahabaga anyara abantu bose bareba. Ariko ubutwari buragwira pe. Uzi kubona umuntu yamanuye ipantaro iri ku kibuno ifashwe n'igikwasi kifatanyije n'ikariso. Ariko yarangiza ugasanga arimo araganira n'umukobwa, arimo kumubwira, wowe nyemera nzakuzamura mu ntera, nzakuzamura mu bitekerezo, wabanje ukazamura ipantaro. Banza uzamura ipantaro. Banza uzamura ipantaro. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, mu buzima bwawe iyo ufite mu bubwa,
ibintu bipfuye ubyita ibintu bikomeye. Hano hari abantu udashobora guhamagara ngo bajye muri korari akakubwira ati byantera isoni ntago nabibasha, ariko wamuhamagara ukamubwira uti wowe rero tugiye gukina sene hano wigize imbobo akaba yowe, abantu bakaza gusohoka ambwira ati wakinnye rori gukwiriye uri imbobo. Ariko kubera iki ari we babona ubereye kuba shitani simbizi. Umuntu baramubwiye bati uzakuramo abagore inda, uzafata abana bato b'impinja ukubite ku bibambasi. Ati ibyo bintu uko bikomeye nazabigeraho gute ndimbwa. Elisa arangije ahita amuhanurira. Elisa aramubwira ati Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'Isiriya. Uyu muntu Imana yari yabibonye ko bwa bubwa bwe azanabukoresha akaba umwami mu buryo Imana itagennye. Icyabaye ni iki? Nuko ahera ko asiga Elisa aho. Hari ubwo asabye ngo asengerwe, hari ubwo atewe ubwoba n'amateka mabi y'ahazaza afite, arangije ahubwo ako kantu ko kuba umwami yumva agasoniye mu mutwe neza, aba ariko asurinyamo, arangije arisohokera arigendera. Hari abantu benshi bajya bageraho Imana itangira imigisha, Imana ikabereka intege nke zabo, ikakwereka ubupagani bwawe, ikakwereka n'ahazaza hawe habi, ariko uba ugifite amahirwe yo kubwira Imana ngo Mana ni wowe soko y'amahoro n'umugisha, mpindurira amateka. Biba bigishoboka. Yarahagurutse aragenda asanga shebuja wari urwaye, aramubaza ati Elisa yakubwiye iki? Nawe aramusubiza ati yambwiye kuzakira nta kabuza. Umurongo wa 15, ububwa butangiye gukora akazi, bugiye kuvangira ubutwari bwari muri we. Bukeye nubundi kuko ari wabaga hafi y'umwami, umwami nubundi yari arwaye, ubuhanuzi bwavugaga ko umwami azagira gute? Azapfa. Ariko uyu mugabo yagombaga kwirinda kubigiramo uruhare, agategereza umwami akazapfa, wakagira gute? Akaba umwami. Ariko gushyuhaguzwa kwatumye akora amahano. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo bukeye bwaho Hazayeli yenda uburingiti abwinika mu mazi, abupfukisha wa mugabo wari urwaye w'umwami, abumupfukisha mu maso. Umwami ahera ko aratanga, ubwo umwami arapfuye. Nuko Hazayeli yima ingoma ye. Abantu bakazamubona ku ngoma bavuga bati komera boss, uri umunyamugisha wa hehe. Yishe umuntu kugira ngo abone intebe yicaraho. Ntukajye ukangwa n'umuntu ubwi ahantu heza yicaye. Abantu baba barakoze amahano kugira ngo bahicare. Ntukabona umukobwa mwiza atwaye imodoka, hari igihe aba yarasambanye n'igisaza kirwaye sida. Ntukajye ubona umusore umubona afite amafaranga arimo kuyanyanyagiza mu bakobwa, hari igihe aba ari umupfubuzi. Ntakagira umuntu ugukanga, oya jya utuza. Hari abantu barimo kubyina ubuzima bw'umurengwe, ariko amateka yabo yubakiye ku bintu bipfuye byinshi. Ububwa ni bubi. Kandi nagira ngo mbabwire impamvu tujagaraye, impamvu n'ibyatuzanye hano ku ishuri tutabigeraho, nuko hari abantu bibagirwa icyabazanye, barangiza bakajya mu bintu by'ububwa. Usanga umuntu ishuri yaciye mu idirishya n'umukobwa aca mu idirishya, umwe arimo arakabakaba undi bibero mu mwijima. Ariko koko ubundi ni gute umuntu agukabakaba mu mwijima? Niba agukunda yaguhobeye hariya ku muhanda twitara, abantu bakabimenya ko ufite inshuti. Yesu yavuze ko ku isi hari abana babiri, hari abana b'umucyo n'abana b'iki? B'umwijima. Kandi impamvu zituma abana b'umwijima bategereza ko bwira ngo bakora ibyabo, nuko imitima nama yabo ibibereka yuko ibyo bakora ari bibi. Ububwa niba ubizi ko ufite agatuza,
ukaba uzi ko uri umukobwa umaze kugira imbaraga n'ibigango, ufite abasore nka 3 cyangwa 4 bagutereta, ukaba rwose usigaye uri inkumi ku buryo niyo wambaye igitenge cya mama ujya muri miruwari ukabona nawe wavamo umugore. Abasore bakaba bakubwira bati wowe ibyangombwa urabyujuje byo kuba umugore wanjye. Ubwo abamotari babatereta, bafite ububotike, ibyangombwa byose ukabona urabifite, ariko warangiza mama wawe ushaje urwaye umuvuduko w'umutima, papa wawe urwaye diyabete, bakaba aribo bajya gukora akazi k'ubuyede, mama wawe akazinduka akajya kurangura inyanya Nyabugogo kwa Mutangana, saa 9 saa 10 akaba zigejeje Kimisagara ku isoko, saa 11 akaba aragarutse aje mu rugo, saa 3 zo kumanywa agahita agenda akajya mu kandi kazi, kubera ko iyi myaka murimo niyo myaka yo gutinyuka mugatangira kuba ababyeyi banyu barenga, mwebwe muhinguka. Akantu mvuze murakumvishe? Iyi myaka niyo myaka myiza yo gutuma ababyeyi bawe mu gihe barimo kurenga, wowe aribwo urimo kugira gute? Yego. Nizere ko kuva uyu mugoroba ububwa bwo kuba mu rugo nta kintu tumaze buri bwigizweyo. Ububwa bwa kabiri, Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9. Dawidi igihe yahigwaga n'umwami Sawuli yari afite umwana w'umusore mwiza witwaga Yonatani. Buriya umuntu ashobora kuba mubi ariko akabyara umwana mwiza. Niyo mpamvu ukwiye kuzirinda kuba ubizi ko so na nyoko ari babi, uzirinde yuko muhuza amaraso. Ugomba kuba umuntu mwiza kugira ngo Imana abe ari wowe izifashisha ihindura amateka y'iwanyu. Yonatani papa we yateguraga abasirikare bari bujye gutega igico, bamaze gufata amakuru neza y'ubumaneko aho Dawidi ari. Yonatani yarangiza akohereza amaneko ye akayibwira ati jahanaha ubwire Dawidi ngo turi buhagere sangahe, kandi dusange yimutse ubuvumo yararimo, byibuze arenga ubuvumo nka 5 ajye mu bukurikiye, kuko ngewe nzaza dusake mu bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, niturangiza tugire gute? Tugende. Dawidi ayo makuru yabaga yafite. Kubera iki? Imana yarabibonye ko Dawidi ari mu buzima bugoye, imucira kanzu. Noneho ikintu cyabaye rero, umunsi umwe Goliyati, mbere yuko Dawidi arwana na Goliyati, umunsi umwe Yonatani yaguye ku rugamba n'abandi basirikare bakomeye. Ikintu rero gikomeye, Dawidi byarangiye abaye umwami. Buriya ububwa bwa mbere bubi ni ukwibagirwa umuntu wakugiriye neza. Nubona umuntu agufashije hano ku ishuri ukaba uri umunebwe kwandika nota akagutizize, akemera ukarara uhonda uboroka muze, wakemera akavuga ati byibuze nawe yambuke, ukabona umuntu hano baramusuye yikuye 1000 mu bihumbi 2 bamuhaye, arakiguhaye kubera ko amutakiye yuko imyenda yagucikiyeho. Abanyeshuri bagenzi bawe bakabona uri mu bibazo bakaguteranyiriza bakagufasha mu kintu. Ayo ni amateka Imana iba yanditse. Iyo yibagiwe uburimbwa. Kwibagirwa umuntu wemeye kuvunika kugira ngo ugere aho ugeze n'ububwa. Dawidi abaricaye umurongo wa mbere w'igice cya 9. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Amen. Ntabapfira gushira mu muryango wo kwa Yonatani. Umunsi umwe bari batewe, mu gihe barimo guhunga, umuntu umwe aterura umwana, amuteruye aramuheka ariko amuheka nabi, mu kumujyana umwana aca mu cyo bamuhetsemo, ari uruhinja,
aramanuka akubita akaguru hasi, amaguru arayakuba. Kuva icyo gihe ahinduka ufite ubumuga bw'amaguru. Yicaraho akura gutyo kuko nta kindi bari gukora. Muri icyo gihe rero Yonatani amaze gupfa, byagaragaraga yuko uyu mwana witwa Mefibosheti, icya mbere yamugaye amaguru, ntashobora gutera intambwe. Icya kabiri, bene wabo bari bakunzwe muri politike, bose bagize gute? Bishwe. Amateka ye yari kuba mabi. Imana yibutsa Dawidi kugirira neza bamugiriye neza. Dawidi atuma abantu bamuzanira wa mwana witwa Mefibosheti. Umurongo wa 6, nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere yewe agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Amen. Kandi nzagusubiza n'imisozi yose y'inyarurembo ibwami ya sogokuruza Sawuli. Kandi ikindi, kubera ko muri iyo minsi imibereho yo kurya yari igoye, Dawidi yaramubwiye ngo uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Ariko mutega amatwi ikibazo cy'ububwa. Dawidi arimo aramukorera ibintu, arimo kumubwira ati ugiye kubaho neza kubera ko hari icyo Imana yambwiye gukora. Umurongo wa 8, nuko aramuramya. Uwo ninde? Mefibosheti aramya Dawidi. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndiki ko unyitaho, kandi ndiki intumbi y'imbwa. Hari situasiyo ubuzima bukugora, ukabona iwanyu ni wewe muntu wenyine wakandagiye mu ishuri. Gusobanurira iwanyu ngo batange minerivare bakavuga bati mumukure mu ishuri. Ubundi uriya mukobwa muramurira ngo azagere kuki? Abakobwa n'ubundi ko batajya barenga imyaka ingahe, ejo baraje bamuguterereho inda abarahombye. Mukure mu mwigishe kudoda amezi 3 mushyire ku muhanda, n'ubundi abakobwa bararumba. Ibyo bintu ni imyumvire ipfuye Satani yashyize mu bantu bitwa ngo ni ababyeyi b'iki gihe. Hari igihe rero ujya kubona ukabona ubuzima bwanze, abagombaga kugufasha bikanga, ahazaza wahareba habene wanyu ukahabura, ahawe wahareba ukahabura. Satani akaza akakubwira ati ntubizi ko bajya bagutuka kuri imbwa? Uti yego. Satani akakubwira ati nkurikije urwego ugezeho, wowe ntabwo uri imbwa, uri intumbi y'iki? Y'imbwa. Ariko reka ngiye ikintu babwira, nubwo ubuzima bukwereka kuri intumbi y'imbwa, ntuzajye mu biyobyabwenge, ntuziyahure, ntuzigirire nabi, ntuzihebe. Kuko amagambo yuko umuntu azarira ibwami, Kristo arimo arayabwira ab'isi yerekana ko ari intumbi z'imbwa. Twebwe ntago tuzasangira na Dawidi, tuzasangira na Kristo ku meza ye y'ubwami. Twebwe ntago tuzagarurirwa imisozi ya ba data, ahubwo turimo turatunganyirizwa amazu mu rugo rwa data. Twebwe n'ubwisi twereka ko ahazaza hacu hadahari, Kristo ubwo ariho natwe tuzabaho. Ntihazagire umuntu, ntihazagire ububwa bugufata ngo bukumvishe ko urwego uriho utazapfa ururenzeho. Muri hano kugira ngo muhindure amateka y'iwanyu, amateka y'ubuzima busanzwe n'amateka y'iby'umwuka. Muri hano nk'abambasaderi bazava hano mukanyanyagira ku isi ahantu hatandukanye. Kubw'ibyo muri umunyu Imana yarabafashe ibaha ubwenge kugira ngo muhinduke umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, kandi ntago muzabasha kwihisha ngo bikunde. Ikindi kandi muri umunyu, nimumara kumenya Imana no kumenya ubwenge, muzagenda mwivange muri sosiyete, muyihindure izamura imyumvire. Kubw'ibyo rero nubona umuntu arimo kwikora ibintu by'ububwa hano, cyo mubwira uti ntago bikubereye, ntago bikubereye. Ubu tugiye guhangana n'ikintu cyitwa ububwa. Kutagira Imana mu mutima wawe ubwabyo ni ububwa. Ayo magambo arakomeye. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, rwandiko rwa 2 rwa Petero, abasomyi ba Bibiliya twihute,
ndasoma igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo, turasoma umurongo wa 21. Icyajyaga kubabera cyiza iyo aba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Umurongo wa 22, ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye kuki ku birutsi byayo, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Hano harimo abantu bavuka mu ngo zisenga. Bamwe bafite ababyeyi b'abagatulika b'inyangamugayo, abandi bafite ababyeyi b'abisilamu b'inyangamugayo, abandi mufite ababyeyi b'abadivanisi cyangwa bo mu barokore b'inyangamugayo. Bagutoje gusenga mu minsi yawe ukiri muto, iwanyu bakujyanye mu rusengero ngo bagusengere, bagerageje kukwita izina ryiza ririmo ubutwari bw'iby'Imana. Bamwe muri mwe hano hari Bahabimana, Mukeshimana, iwanyu bagiye bagerageza gushaka amazina meza. Kubw'ibyo rero ni icyerekana ko iwanyu bifuzaga, bari bafite intumbero yuko muzaba abantu bafite icyo bamariye ijuru. Ariko uyu munsi abantu benshi ab'Imana yari yarakuye mu bubwa ikabazana ngo bahinduke abana b'intama, ububwa bwongeye bwabafashe, kandi byanga byakunda iyo ububwa bugufashe usubira ku birutsi. Imbwa kubona ibiryo birayigora, cyane cyane imbwa ihunahuna, ikata muri karitsiye ikahasanga agakoko kakipfishije, ikabira gakubiza, yazamuka ruguru ikumva hari utuntu duhumura, yaturigata igasanga n'utuboga tw'ibyatsi turimo ibirungo byinshi, imbwa igahita iduhubuza, yarangiza ikamanuka yiruka, yacana ikumva hari impumuro itazi, naho n'ikibeba cyapfiriye, ikabira gikubiza, yamanuka hepfo ahantu kuri resitora igasanga bamennye ifiriti, ikarenzaho. Ibyo bintu rero iyo biyigezemo biragenda bikavurungana, byamara kuvurungana imbwa ikicara ikabibwira iti nimwanga mwese ndabasohora. Imbwa igiye kuruka itora ahantu heza hatari ibyatsi, ikaruka, yamara kuruka ikumva imerewe neza, ariko yakwibuka urugendo yakoze kugira ngo ibone ibyo bintu, ikahita ivuga tubuze izo mbaraga zo gusubirayo ndazibona. Icyo imbwa ikora rero, ireba bya birutsi igatoranyamo udukanyakanya. N'ubu ibintu Bibiliya ivuga biratangaje. Mu gihe cyose muri mu rugendo rwo gusubira inyuma, n'ibintu utakekaga kuzasubiraho Satani azabigusubizaho. Ubu hari abantu mu myaka 10 muri mwe 15 mutanywaga itabi, mutari muzi inzoga, mutari muzi ubusambanyi, mutari muzi ibintu by'uburara. Niyo wabaga wasuye ahantu saa 11 zikagera, warababwira guti muhamagare mama mumubwira hondi, ariko ubusigaye utaha saa 5. Ninde ukomanze? Mukingure. Ubwo niko yitwa. Ninde ukomanze? Mukingure. Ariko se urinde mukingure cyangwa nsubiraho narindi? Ubwo umupapa ari mu cyumba, aka kavuyo kanyu muza mukomanga nijoro, nge ni akagira unyingurira urugi, mama w'umwana akaza, ubwo natarara hakagenda, ubwo ni wowe uzamubazwa. Wajya kuno kabona umusaza asohotse yirakaje, nge ibi bintu ndabirambiwe ngahinjira. Ibirutsi. Nubona umuntu yicaye iwabo baguze machine ngo yige programming, ariko wajya gusanga ugasanga arimo arareba pornography. Bari bigaragaza ko yasubiye ku birutsi. Biriya ni ibirutsi. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone yagiye gushaka ahantu yihisha heza ku buryo nawe umureba ubundi agiye ku birutsi. Ibirutsi biriya. Kubona umunyeshuri urimo kumusaka mu gikapu ugasanga harimo ikayi imwe, kandi mu ishuri yigamo biga amasomo 30, harimo ikayi imwe n'amacupa 2. Ubwo ubundi icyo yiga mu by'ukuri ni iki? Simwe mbaza. Amacupa ni 2, ikayi
nimwe. Ubwo ubundi yigiye modire, yigiye section. Ariko muranyemerera yuko abantu benshi Satani yamaze kubagira imbwa. Ngo ubu buzima tubayemo, ibi bintu rero ntabwo Imana ishobora kubyuririraho ngo iduhe umugisha, iduhe amahirwe, iduhe kurama. Ntabyo byaba bimaze. Bibiliya iratangaje cyane. Hari amagambo umuntu asoma, igitabo urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri. Abafite Bibiliya twihute. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ndasoma igice cya kabiri umurongo wa 15. 15 handitswe amagambo akomeye: ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Amen. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Icya mbere, kwishyira Imana nicyo cya mbere. Icya kabiri, nuko ugomba kuba mu buzima udafite ipfunwe, umutima wawe ugomba guhora wera. Icya gatatu, kwiga ijambo ry'Imana no kurikwiriranya neza. Zaburi 34 umurongo wa 6. Zaburi 34 umurongo wa 6. Zaburi igice cya 34 aho handitse ngo iki? Zaburi 34 umurongo wa 6. Bibiliya iratangaje. Elisa yarebye mu maso ha wa mugabo witwaga yuko umwami amwizeye, aramutumbira. Wa mugabo agira ipfunwe, kandi amaze kugira ipfunwe Elisa ararira. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe: kugira ngo ujye ubasha kurebana n'abantu mu maso udafite ipfunwe, uzabashe kureba Imana mu maso, ntuzagire ipfunwe ku munsi w'imperuka. Icyangombwa cyanditse hano, Zaburi 34 umurongo wa 6. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Amen. Ibyo ureba cyane nibyo usa nabyo. Uko ureba Imana cyane mu maso, uko ubana nayo mu masengesho, uko usoma ibyanditswe byera, uko ubizi yuko ufite defo mu mutima wawe ariko ukereka Imana kutanejejwe nayo, igihe kizagera use n'Imana. Kandi Imana izabikora mu buryo udasobanukiwe. Nshuti zanjye, mfite igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Ni igitabo nkunda, nasomyemo amagambo atandukanye. Wowe wicaye hano ushobora kuba ufite ingeso imwe yakunaniye, ariko ukaba wumva nta kitwaye. Iyo ngeso Satani azayizamukiraho. Hano haranditswe ngo ubunebwe nibwo butera abantu gusuzugura inshingano zoroheje za buri munsi mu buzima. Kwanga gukora izo nshingano bitera umuntu intege nke mu bwenge no mu mico mbonera, atazabura kwiyumvamo umunsi umwe defo yawe izakuzamukana kandi izabyara umusaruro mubi. Hano haranditswe ngo igihe kimwe muri ubwo buzima bw'ubunebwe inenge ye izivumbura yigaragaze neza. Raporo y'ubuzima bwe yanditsweho aya magambo ngo yari uwo kurya gusa, nta musaruro yatangaga. Hari abantu bazapfa iwabo bagura isanduku nziza, nibarangiza bambare ya mipira ibiriho amafoto, abantu batangire birize nukuri tubuze umuntu waraducitse. Abajene banywanaga nawe urumogi cyangwa mwasambanaga bajye bavuga bati rwose ruramujyanye ejo bundi twari kumwe. Uri mu isanduku, abatubuzi bo mwiyobokamana bavuge ngo Imana iramuhamagaye byahe.
yaguhamagariye mu materaniro nk'ayo urabipinga. Umunsi umwe abamarayika bazasoza raporo y'ubuzima bwawe, impapuro z'ubuzima bwawe ku munsi usoza wo kubaho kwawe. Abamarayika bazafata wino, nibarangiza bajye hasi kuri paji isoza y'ubuzima bwawe, bandikeho ngo mu ncamake yarabereyeho kurya gusa. Ariko ubwo ku gituro bazaba banditseho wari intwari, tukubuze wari kuzatugeza kuri byinshi byahe. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, umunsi umwe icyo kintu kibi ufite kizivumbura. Gishobora kuzatuma ugirira nabi ababyeyi bawe, gishobora kuzatuma ugirira nabi abaturanyi bawe. Icyo kintu kibubitse gishobora kuzatuma ufungwa, icyo kintu ubitse gishobora kuzatuma udafungwa ariko ukabimbwa ugasaza nabi wandavura. Gishobora kuzatuma ubaho urushya abantu gusa kugeza ushaje, n'abana wabyaye ukazabarushya, ukarushya igihugu, ukarushya Imana n'umuryango. Ku munsi wapfuye hakazarira abantu bake, kubera ko uko urimo gukura niko ikintu kibi kiri muri wowe nacyo kirimo kugira gute gukura. Ntago nkwifuriza yuko abamarayika bazazinga raporo yawe ngo bandikeho aya magambo yuko wari uwo kurya gusa. Ibaze uramutse wize hano diplome ukayibura. Harimo n'abantu bataha iwabo bagerayo iwabo bakabaza bati se ikigo wiga wakibonye gute? Mama dore ikigo, dore ikigo. Nigana n'abana b'abakire. Uzi ko hari abantu bazana muri bya bimodoka byitwa surambaye. Kiriya kigo kiri ku rwego rwo hejuru, harimo abana b'abakobwa beza. Mama ntundeba ko ndi umusore gutya ndakanura. Ubwo arimo arabwira iwabo uko ikigo kigize gute kimeze. Ariko iyo tugiye kurya umuceri bawushyira ku maparato hari, wemererwa kurya ukagaruka. Ariko dufite abanyeshuri barya, ariko batugaburira neza pe. Umva nzabura ibindi ariko ibiryo byose nagize gute. Ugategereza modire, ugategereza birete, ambwira uti birete iri ati ugatangira akayisaka. Kandi ubwo ibaze uramutse urase, ibaze uramutse urase wiga ku kigo cyiza nk'iki, ababyeyi bawe bajya kuguteretera, uzasibira bavuga ngo yari uwo kugira gute kurya gusa. Ushobora no kuzaba umugabo ugashaka umugore akazaza kubaza ati se turarya iki? Ariko mama kana we nubona ko abagabo twese dusigaye turi abashomeri, uracyabona hari umugabo ugira akazi? Umudamu akagenda akarwana n'ikiraka akaza akakugaburira. Umunsi umwe umugore akazakurambirwa agahamagaza bene wanyu bakicara, ukagira ngo na anniversaire agiye kugukorera. Yarangiza akababwira ati twabanye neza imyaka 20 irashize, uko mureba uyu mugabo wanyu rwose cyokoze mwarakoze kunshingira. Abantu bahubuka bagatangira gukoma amashyi. Umumama yarangiza ati uko mumureba asa gutya nuwo kugira gute kurya gusa. Reka mbabwire, Imana ntishobora kubonaho yicara mu gihe ububwa wabuhaye intebe mu mutima. Ugomba gusezerera ububwa. Iki gitabo cyitwa ubutumwa ku basore ndagikunda cyane. Amagambo ngiye gusorezaho ari kuri page 145 y'iki gitabo. Kugira ngo abasore babashe kubaka imico yabo ku rufatiro ruhoraho, bakwiriye kwigishanywa ubushishozi no gusenga. Mu masomo muri modire mwiga, modire yitwa ubushishozi na modire yitwa iki gusenga. Izo zone mujye mugizigeraho mukanire cyane. Impamvu abasore benshi bakora amakosa akomeye cyane nuko batumvira inyigisho z'ababarusha ubunararibonye. Jya witoza kumva abantu bafite experience y'ubuzima. Ntukajye wumva ko mama wawe akwanga ahora akubwira amagambo abishye. Mama wawe arabizi, hari ibintu yaciyemo adashaka kuzacamo. Ushobora kuba ujya ubona papa wawe na mama wawe barwana. Mama wawe
yifuza ko utazashaka umugabo uzaza ugukubita. Niyo mpamvu rero nusimbuka uzabona arimo kubwira ati shyira umupira hasi. Muri iki gitabo haranditswe ngo abasore ntibita ku nama z'ababyeyi ndetse n'abigisha, bityo bakumvira ibishuko by'umwanzi. Imana ikunda abasore, muvuge ngo amena. Imana ikunda abasore, ibabonamo ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kuba bakora icyiza igihe bazasobanukirwa ko bakeneye Kristo. Ikintu ushaka kugeraho cyose uzakigeraho, ariko ibanga ni rimwe, ugomba kubanza kwibikaho Kristo mu mutima, kandi bakubaka ku rufatiro nyakuri. Imana kandi izi ibigeragezo abasore bahura nabyo, muvuge ngo amena. Imana izi ko bazahangana n'imbaraga z'umwijima zirwanira kwigarurira ubwenge bw'umuntu. Imana irabizi ko muri future yanyu Satani yagiye atega amasasu, ibibombe bizabaturikana mu rugendo rw'ubuzima buri imbere. Imana irabizi, ariko nimuramuka mwemereye Kristo, Kristo azaza bagenda imbere, agenda ategura aho muca. Nshuti zanjye, Imana yaciye inzira abasore n'inkumi bacamo bagahinduka abasangiye kamere n'Imana. Amen. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo ibacire inzira, ibacire inzira z'imibereho mu izina rya Yesu. Ndasaba Imana ngo ibacire inzira z'ubwenge, mugire ubwenge. Ndasaba Imana ngo ibacire inzira z'ahazaza, muzagira ahazaza heza. Ndasaba Imana ngo ibacire inzira z'iby'umwuka. Bibiliya iravuga ngo nimujya guca iburyo cyangwa ibumoso, muzumva ijwi ribabwira ngo iyi niyo nzira, aba ariyo mugira gute. Kubw'ibyo rero Imana ibabere byose mu izina rya Yesu. Yasezeranye bazaturinda no mu mibabaro yose, nazadutererana ibimbaho dosarabizi mu bigerageza byose aho yadegera. Naho umwanzi antera njye nyine sinzatinya, Yesu mwiza, ese naguhanya nande ko ari wowe mucunguzi wacu twese mw'isi hose, bavuga urukundo rwawe. ari wowe ufite ubuntu, Niyo mpamvu tuje kuguhimbaza, niyo mpamvu tuje kuguhimbaza. Yesu mwiza, mbese naguhanya nande ko ari wowe mucunguzi wacu twese mw'isi hose, bavuga urukundo rwawe. ari wowe ufite ubuntu, Niyo mpamvu tuje kuguhimbaza, niyo mpamvu tuje kuguhimbaza. Muze mwese tumukorere, n'abari mw'isi bose bavuga izina rye. Nagaruka tuzitangire umunezero mwinshi ibihe by'iteka. Ndabifuriza mwese kuzageraho heza. Yesu mwiza, ese naguhanya nande ko ari wowe mucunguzi wacu twese mw'isi hose, bavuga urukundo rwawe. ari wowe ufite ubuntu, Niyo mpamvu tuje kuguhimbaza, niyo mpamvu tuje kuguhimbaza. Yesu
bacu twese mu isi bose bavuga urukundo rwawe niyo mpamvu tuje kuguhimbaza 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 Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.